Abantu benshi bari bakomeje kwibaza ikibazo kimwe, ese ko muri Hollywood hari gushya filimi zizongera gusohoka vuba? Ibyo ntibikiri ikibazo, filimi bari kuzikora kandi ku bwinshi. Uyu munsi tugiye kureba hamwe zimwe muri filimi 10 abenshi bakunda kwita iz'intambara cyangwa filimi zirwana zigiye gusohoka mu mwaka 2025 kandi zitegerejwe n'abantu benshi. Niba ari ubwa mbere ukigera kuri ino channel, tuguhaye ikaze. Reka nkwibutse ko iyi channel yitwa Rukezo, tukaba tukugezaho ibiganiro ku basitari baba bakinnye amafilimi, tukavuga filimi z'ubwenge zabayeho ku buryo utazizi biragufasha kuzireba, tukubwira n'utundi tuntu n'utundi ku ba celebrity bagiye batandukanye hirya no hino ku isi. Niba wumva interested ko twajya tubana, icyo ngusaba ntabwo kigoye, kandi subscribe muze ufungure inzogera kugira ngo udacibwa n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Reka dutangire tureba zimwe muri filimi 10 abantu benshi bakunda kwita filimi z'isasu cyangwa filimi z'indwanyi z'imikino bita action, isasu cyangwa n'imigeri. Reka duhere ku mwanya wa 10 muri filimi zizasohoka mu mwaka 2025. Ku mwanya wa 10 tuhasanga filimi yitwa Devil's Man. Iyi ikaba ari filimi nziza cyane udakwiye gucikwa, ugomba kuzareba. Ku mwanya wa 9 hari filimi yitwa Hounds of War. Iyi akaba ari filimi nziza cyane izasohoka mu mwaka 2025. Ku mwanya wa 8 hari filimi nziza cyane, filimi iteguye Uprising. Reka twikomeze no ku mwanya wa 7 Stockholm Bloodbath. Iyi nayo akaba ari imwe muri filimi nziza, icyo nzi cyo uzazikunda muri benshi. Ku mwanya wa 6 hari filimi nziza cyane, filimi ikoranye ubwenge, filimi irimo umuteguro, filimi irimo ibyamamare, The American Soldier. Iyi akaba ari filimi iri kuvugisha abantu muri ino minsi, itegerejwe n'abantu benshi, akaba ari imwe muri filimi itegerejwe n'abantu benshi. Ku mwanya wa 5 hari filimi nziza cyane, Never Look Away. Reka twikomereze no ku mwanya wa 4 tuhasanga filimi imwe muri filimi nziza, Bellies. Iyi akaba ari imwe muri filimi itegerejwe n'abantu benshi. Ku mwanya wa 3 tuhasanga imwe muri filimi nziza cyane, filimi udakwiye gucikwa kureba no gutarayireba bimwe mu bice byayo, The 688. Ku mwanya wa 2 naho tuhafite filimi nziza cyane, filimi irimo umuteguro, Number 24 niko yitwa, bahise nimero 24. Indi dusanga ku mwanya wa 1 ni filimi nziza cyane, September 5. Iyi nayo ni filimi nziza cyane, bahise kuri 5 z'ukwa 9. Izi ni zimwe muri filimi udakwiye gucikwa muri uno mwaka, filimi ukwiye kureba mu mwaka 2025. Wakoze kudukurikira, mpamagara Gustave niko nitwa. Ciao ciao, hasta la vista.